bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe nshuti ihebuje, nta yindi wabona imeze nkawe, haneta biwaranga. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Byose ubimuganyire. Oh, haleluya. Imana Iyo urushye n'iyo uremerewe, bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe nshuti ihebuje, nta yindi wabona imeze nkawe, byose ubimuganyire. Haleluya. Imana rapita yango, Imana ishimwe. Mbese urwaye igihe kirekire, nabyo bibwire Yesu. Wabuze amafaranga, amadeni ni menshi, ribini mandala ngo nenda kumva data we, nabyo bibwire Yesu. Ufite ibihombo byinshi na keredi, Imana yanjye leta bewa nemanda ndakumva Kristo, bibwire Yesu we. Haleluya. Imana ishimwe, niwe nshuti ihebuje, nta yindi wabona imeze nkawe, byose ubimuganyire. Imana yanjye ihimbazwe. Urwaye kanseri n'umutima, umugongo n'ibihaha, ayiwe bibwire Yesu. Haleluya. Rabini manda ya sikita. Imana ihimbazwe. Ndahari umuvugizi w'Imana mwese. Uri mu mwuka. Kandi tuguhaye ikaze dusuhuza abakunzi bacu mu dukunda umunsi ku munsi. Umuvugizi Imana iguhumugisha w'Imana mwisi. Amen. Mama Menyetso rero aragarutse. Hanyuma kandi dushimira abantu mwese mudukurikirana mukunda, ndetse nawe bamaze gukanda subscribe, nawe muturayikanda aragira ngo uyikora aka kanya kugira ngo ibiganiro byacu byivuga butumwa bigeraho umunsi ku munsi. Uru ni rwa rugendo rutoroshye rwivuga butumwa dukora. Haleluya. Dushimire n'abadushyigikira mu ivuga butumwa dukora riba ritoroshye. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Nitwa Zakari, turagarutse kandi nanone. Yesu ashimwe mukozi w'Imana. Amen. Yesu ahimbazwe. Turabasuhuje mwese abantu badukurikirana ku miyoboro ya YouTube itandukanye. Tubahaye ikaze mu izina rya Yesu. Haleluya. Ni mama Bimenyetso, ntago ndi umusazi, ndi umwana w'Imana. Hanyuma hiyongereyeho nakandi. Ndi umuvugizi w'Imana mwisi. Umuvugizi. Nabimenye ninjoro. Tipi wazone manda. Nabimenye ninjoro. Nibwo nabisobanukiwe. Yansuye. Haleluya. Uhagarariye abavugizi yansuye. Ampa makuru. Nema shangora piwezo nema. Ariko Imana ishimwe. Tuguhaye ikaze rero. Bakunda ijambo ry'Imana. Mugume hano. Nakiriye ikaze mu mpaye. Yego, tangira usenga Imana rero kugira ngo winjire muri message Imana iguhaye. Imana ishimwe cyane. Reka niyegereze abanyarwanda mu izina rya Yesu. Niyegereza abarundi, abakongomani, abari muri Zambia, abari mu Mozambique, abari muri Amerika, abari mu Bufaransa, abumvura ururimi mvuga. Mbahaye ikaze mu izina rya Yesu. Urakoze mwami herabi. Nawe ndakumva kuri hano. Ngaho korana nanjye iby'ubutwari mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusome ijambo ry'Imana, taza kugira ngo na amagambo yanjye. Igitabo cy'umuhanuzi Yohana. Ureba impamvu yo kuba mfite kino giti. Yego, nacyo cyaje mu kiganiro. Imana ihimbazwe. Hariyo amagambo avuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawo uwuhingira. Kabiri, ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto, arikuraho iryera imbuto ryose, akaryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Mwakira Imana rero. Ayini washando pelazone. Mwakira Imana. Yaje yasuye nta nimandoze. Ndi umubyeyi y'inshuro 5. Yesu yampaye umugisha nyuma y'imyaka 12. Yampaye kubyara biremera. Ayiwe Mana jya bitanga. Ubu ndi mama w'abahungu heriwa n'abakobwa. Sinababwiye ko yanja mu by'uyu mugabo ntabwo njya ngenda gake. Mukorera Imana nk'abantu bazapfejo. Haya ndakumva mutitaye ku by'isi bitagira nyirabyo. Ye ngaho muhabwe umugisha. Rabini manda. Dore igiti cyaje, umugaba w'ingabo, umwami w'abantu, Yesu Kristo, wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Kandi sinanatinda pe, ntabwo ntinda. Yaniwa dango yambwiye ngo jya mu ishyamba, hari widibi uca igiti unemanda unigishiriza abantu. Yavuganye nanjye arambwira ngo niwe muzabibu w'ukuri. Aravuga ngo
Manda winipaya sika arambwiye ngo hagiye gutera indwara testofa ntaragera kuri iki giti haje indwara nyinshi cyane kandi izo ndwara abadogiteri barazinaniwe abaganga barazinaniwe aneholala abize hanze y'ibihugu zirabananiye ahubwo zigiye kuvurwa n'umuntu usenga nawe bari incurugiye kwa muganga nta kigenda umuntu usenga Imana ihimbazwe hejuru umuntu usenga avugana nanjye arambwira ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo ubuhingira aravuga ngo genda ubambwirire ngo ishami ryose ryo muri ritera imbuto nje kurikuraho rero ayini waranginima atase uri Imana oya ndi umuvugizi w'Imana mwisi Imana ihimbazwe nje kurikuraho inimanda hatestaye nema kandi bimvuga ntabwo bireba deperi ntabwo bireba abadive ntibireba abaporoso oya birareba neshando uyu muzaribu umuntu wese wakijijwe Yesu wa neshando yambwiye ngo ishami ryose Banyarwanda mu nyumva abari hanze y'igihugu mwumva ururimi rw'ikinyarwanda bitera imbuto kuri uyu muzabibu pelaya n'imanda zonema byarazanywa n'ikindi kintu data yavuze ngo agiye kurikuraho nabibonye nimundebe mu mpanga amaso abakunda abakozi b'Imana abakunda kumva ijambo ry'Imana niko Yesu yavuze numva yambwiye ngo ishami ryose bitera imbuto halalalala mu gihe ceceka oya magambo yihorere wivuze induru nyiruruzabibu yantumye remanda siniwi nyiruruzabibu yantumye yabwiye ngo ariyiziye ariyiziye abonye mu ruzabibu abasambanyi kandi bakarugumamo arababonye abantu bacanyereye ku birozi arababonye bakoresha imiti ariko yambwiye ngo ugende witegereza ayo mashami y'icyo giti yavuze ngo ishami ryose ritera imbuto hanitando arikuyeho ni nyiruruzabibu urimo urabikora uti kandi ari irishumba uti kandi ari evangeliste ora binima uti kandi ari irikira rifite amafaranga oya yambwiye ishami muranyumve ntimunisandote bonefo yambwiye ishami ryose ririba ritera imbuto yambwiye ngo aje kurikuraho aje kuryanganya harararara binima tumaze iminsi tubivuga tumaze iminsi tubitangaza abantu bakagira ngo nayo abasazi ariko urabona umubyeyi nkanjye ndi umusazi oya ndi muzima ahubwo ndi muri misiyo kandi ntabwo ndi butinde pe kubera ko harabi Imana ikwihanganiye igihe kirekire nemanda Imana yabonye amashami mu murimo wayo yagiye asunikwa n'amafaranga andi mashami asunikwa n'indakuzi andi mazami ashunitswa n'amashuri ariko nyiruruzabibu dore itangazo yavuze ngo ishami ryose haleba titayangone manda itera imbuto arikuyeho haleluya reka mvugane n'abana b'Imana reka mvugane n'abakirisitu imitima yanyu nisubire mu gitereko nyiruruzabibu arahari iribe nima shando Yesu we rabi nemanda numvise amakuru mashya ntararanye shirimiriwa ntararanye shemanda nemayizi before rabi iyi nefo zaburisha abayikunda Elisa bigeze kumuhiga ngo Eliya ngo nuko yahanuye yavuye kwa Habu bamuhiza Imana iramubwira ngo jya ku kagezi Imana ntabwo izatuma bambona bazajya bampiga njye ku kagezi nigakama Sarefati ariko mvuge icyo Uwiteka avuze zaburisha abayikunda henimanda zibifora binima bayisangere kuko hedala la nabonaga abantu bayitelefona bafite telefone ari benshi mbona umuntu araje arambuye telefone akajya zita mu mazi ijwi rirambwiye ngo igiye kuzima niba atayisengera harerebo takayizibi ikuzimu baremye igitero henema ndayazango cyo kurwanya iyi zaburi numvise n'ikindi riri bifone manda ariko nibasenga Imana irabatabara nini uyu muyobozi wa zaburisha hararara nasenga Imana iramutabara kuko heshandomene wazango tayi debo kuko ari umutabazi
Imana ishimwe retando biwi nima iri soko mbonye rihiye reta yinima ni isoko ryoneshando ry'inifo inyarugenge mu mujyi wa Kigali. Imana irwana intambara abarikoreramo bumva iyi message basenge kuko hera Satani afite imigambi mibi kuri iri soko ryo guhombya abarikoreramo kubera inkongi y'umuriro. Haretando benema rabi sheni wiridibo. Imana yanjye irambwiye ngo abantu mukunda nema pupayadi muri sengere kuko hari imigambi mibi. Nema zango nini hera tayinima rabi mbonye imbaraga zikomeye zijya mu bitaro sahashika zijya mu bitaro Nemondefo bya gisirikari Kanombe riribi shando mbonye zinifo ya gide hari abantu babyukijwe kandi abaganga bari barabuze indwara ariko umwami arasika ari mu kazi arimo arakora. Imana ihimbazwe. Rabi karagaciyemo ariko nawe urwaye imbavu uhumeka nabi Uwiteka arahari. Imana ishimwe. Abamenyereye mama bimenyetso nuko umeze nuko ishami ryose wawe wimbura mukoro imbura mumaro mu nzu y'Imana aho uhagaze muri sosiye turimo ukabutera rarara data wa twese yambwiye ngo afite gahunda yakuza kugukuraho. Imana yanjye ihimbazwe. Hadestine manda ndabona ingufuri nyinshi zirimo zirafunguka bonefo zifunguka. Hari abantu bari bameze nkaho ubuzima bwabo bufunze n'ingo zabo zari zifunze nta munezero wazigeragamo naho wakoreraga hari hafunze niwasika niyo ntebe wicaraho imeze nkaho yari ifunze. Ariko uyu munsi haleluya ndumvijwi rivugana nanjye rimbwira ngo muri uku kwezi kutararangira halerebo tayigide Imana iraje ije gukora ibikomeye ije gukora ibidasanzwe. Ndabona ingufuri 3. Iya mbere herawi nima niyo umuntu ubana n'ubumuga ntabwo ari mu gihugu cy'u Rwanda ariko ingufuri irafungutse nini retando zobefo. Iya kabiri sheri dozi niyo umuntu rapita yorele wanama yashatse kugurisha ibye ariko bikanga uwo nawe repa irafungutse. Ndavugana n'Imana umuremyi ndavugana n'Imana yera. Ingufuri ya gatatu repa ndezango niyo umuntu ufite amaganya afite agahinda yabuze uko abonana n'umuryango we ntabwo aba muri iki gihugu nawe byaramucanze ameze nk'uwubatse ingabyiri ahora arira. Uyu muntu rero Imana yanjye iyantumye iyampamagaye imukozeho nawe inima ingufuri ya nayo irafungutse. Rabi numvise izindi ngufuri 2 tope rabi niwa nini niyo umuntu ukoreye perime igihe kirekire biramuniwa imigambi yari afite Satani yarayishe. Rere uyu we Imana ivuganye nanjye ko ntabwo iri bumukura kuri uyu muzabibu oya iramushima. Uyu muntu rero uyu muntu yarihanganye ariko byaranze agerageje inshuro zirenze imwe. Ndabona ingufuri yawe ikingutse wowe ndakureba ufite nimero riribi nifo ya telefone reka nyiraka ndumva Imana imbujije ariko nari nkubonye pe wowe wagerageje bikanga niho waruteze ibishoro byose wabishyize muri perime ushakisha uraheba ariko ndumva ingufuri yawe ngirafungutse. Rimini tando shayini Imana ifite gahunda yuko ishami ryose ritera imbuto Imana irikuraho. Umwaka urarangiye ese weziki iyo urebye uratitiriza Imana usenga niki wayihaye ngo ukwishyure ariko Mana wayihaye iki? Imana sewe ni folanama ni bangahe wanikuta waguriye mituweli mudeke bivuge hayinima ni bangahe ariko ni foya gide uyu muntu ujya kwishyuza Imana yayihaye iki? Remanda niki wakoreye Imana ngikwitura netandaze nema umuntu wese uneshando utari imbuto agiye guhanyurwa kuri iki giti. Imana ishimwe kandi ndashoje ndumva nkatitse ndumva mpagarikiye yemwe bantu b'Imana ndasubiramo iyi message niko numva umwuka wera ambwira wowe
wihaye kuvuga abakozi b'Imana shenima tando ugiye desango nemanda urupfu rwawe ruri hafi ni nini ntabwo ari jya wa mbere waba ubivuze oya gabanya genda gake bahanurira mu ishyamba bahanurira mu matuwarete babo icyambere nuko Imana ivuga icyambere nuko Imana ivuga rero nefo ya debo nemanda mu izina rya Yesu ndasenze umuntu wese udukurikiranye arwaye umugongo ndamwumva kandi bamubwiye ko bazawubaga udukurikiranye arwaye umutima newa uyu muntu udukurikiranye ibimwe bica mu maguru mu mugongo mu mutima mbese ngo nta hazima afite ndamwumvise nawe imbaraga z'Imana ya nefo yanjye yitwa Uwiteka zimubohore mu izina rya Yesu Kristo abe muzima urakoze haleluya urakoze mwana ishami ryose ritera imbuto ryo kuri uwo muzabibu agiye kurikuraho iryera imbuto aryanganyeho amahagi Imana ibaho umugisha ndumva shoje rwose kandi ukuboko kw'Imana kubane nawe haleluya haleluya kugira ngo umuntu wese ushobora kwifuza gusengana nawe amena abe yakubona byoroshye kandi Imana iguha umugisha urakoze cyane umuntu wifuza gusenga nanjye ngo abone Imana icyo ni kimwe kabiri uwifuza gusengana nanjye ngo akire gatatu uwifuza gusengana nanjye ngo abone umugisha aduhamagare kuri 0788 0086 kabiri inshuro 3 iyo nimero ni yanjye Uwimana Claudine hanyuma muhabwe umugisha mwese cyangwa mushobora no kudukurikirana kuri mama bimenyetso nkuko nabibabwiye umugore umuvugizi w'Imana mwese muhabwe umugisha mu izina rya Yesu amen